indwara zijyanye n'ihungabana ndetse n'ibitera stress cyangwa se imihangayiko bizwi nka trauma and stress related disorders ni indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ziterwa n'ibintu bikomeye cyane byabaye mu bidukikije cyangwa se nyine byabaye mu buzima bwacu birimo ihungabana rikabije cyane, impinduka zikomeye mu buzima cyangwa se nyine stress irambye. Muri DSM-5 igitabo mpuzamahanga gikoreshwa cyane mu gusuzuma indwara zo mu mutwe, izi ndwara zifatwa nk'ibisubizo bidasanzwe by'umubiri n'ubwonko ku byabaye bikomeretsa. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace kacu tubagezaho buri wa gatatu w'icyumweru tukagaruka ku bijyanye n'indwara cyangwa se ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe incamake ku ndwara zijyanye n'ihungabana ndetse n'ibitera stress. PTSD cyangwa se indwara y'ihungabana dusanzwe tuzi siyo yonyine cyangwa se siyo ndwara yonyine ijyanye n'ihungabana, hari n'izindi. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Muhire Psychiatrist kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira, nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Uwo akeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Njye ndi Muhire Psychologist, mbahaye ikaze. Mu Rwanda ahari amateka yateye ihungabana rikomeye cyane, igihombo cy'abantu benshi ndetse n'impinduka zikomeye cyane mu mibereho, izi ndwara zifite akamaro kanini cyane mu gusobanukirwa imibereho y'abantu ndetse no gushyiraho uburyo bukwiye bwo kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Reka turebere hamwe ingingo z'ingenzi ukwiye kumenya kuri iyi ngingo y'izi ndwara mbere y'uko twinjira mu busobanuro mu buryo bwimbitse. PTSD cyangwa se Post Traumatic Stress Disorder igaragara mu bantu 5% kugera ku 10%, ikaba ikunze kuboneka cyane mu bagore kurusha abagabo. Acute Stress Disorder nayo isa na Post Traumatic Stress Disorder ariko ikamara igihe kitarenze ukwezi kumwe. Ikindi ukwiye kumenya ni uko ibimenyetso bya Post Traumatic Stress Disorder cyangwa se PTSD ariyo ndwara y'ihungabana birimo ibitekerezo byivanga cyangwa se bizwi nka intrusive memories, inzozi zibabaza ndetse n'impinduka mu marangamutima biri hejuru cyane y'ukwezi kumwe. Reka turebere hamwe noneho ubwoko bw'indwara zijyanye n'ihungabana ndetse n'ibitera stress. Indwara ya mbere ni indwara za stress nyine, stress disorders. Harimo Post Traumatic Stress Disorders ariyo PTSD. PTSD igaragara nyuma yo kunyura mu gikorwa gikomeye cyane kibabaza gishyira ubuzima mu kaga, harimo nko gukomereka bikomeye, ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se ubundi buryo bw'ihungabana. Kugira ngo rero isuzumwe, ibimenyetso bigomba kumara hejuru y'ukwezi kumwe kandi bigahungabanya imikorere ya buri munsi y'umuntu. Reka tubanze turebere hamwe itandukaniro rya Post Traumatic Stress Disorder ndetse na Acute Stress Disorder. Ubundi Acute Stress Disorder ni ibimenyetso bigaragara mu minsi 2 kugeza ku byumweru bigera kuri 4 nyuma y'ihungabana cyangwa se nyuma y'icyahungabanishije umuntu, bikamara igihe kitarenze ukwezi. Kuri Post Traumatic Stress Disorder yo ibimenyetso birakomeza igihe kirekire, yewe hejuru y'ukwezi. Abenshi basuzumwe Acute Stress Disorder bashobora nyuma gusuzumwa na Post Traumatic Stress Disorder. Dore ibisabwa na DSM-5 cya gitabo nababwiye hejuru cyifashishwa mu kuvura indwara zo mu mutwe mu gusuzuma Post Traumatic Stress Disorder. Hari ikimenyetso cyo kunyura mu gikorwa gihungabanya cyangwa se traumatic event, kubaho, kubibona, kubyumva ku muntu ukunda cyangwa se nyine guhura kenshi n'amakuru arambuye kuri byo. Hari kandi ibimenyetso byivanga, ibitekerezo byisubiramo, inzozi zibabaza, flashbacks cyangwa se nyine no kwirinda ibintu byibutse cyaguhungabanishije. Hari kandi ikimenyetso cy'impinduka mu bitekerezo ndetse no mu marangamutima. Hari yewe no guhora witeguye cyane, ibizwi nka hyperarousal, kugira umujinya cyane, kwikanga bikabije, ibibazo byo gusinzira ndetse no kwibanda ku bintu bigoranye. Hari kandi ibimenyetso bimara hejuru y'ukwezi kandi nyine ntibiterwe n'imiti cyangwa se inzoga. Acute Stress Disorder yo ifite ibisabwa bijya gusa na
post traumatic stress disorder, ariko itandukanye cyane mu gihe n'urwego rw'ibimenyetso by'itandukaniro ibizwi nka dissociation. Kugira ngo rero isuzumwe, umuntu agomba kugaragaza byibuze ibimenyetso bitatu by'itandukaniro birimo kumva witandukanyije n'umubiri wawe, ibizwi nka derealization, kumva kandi ibikikije bitameze nk'ukuri, depersonalization, harimo no kunanirwa kwibuka ibice by'ihungabana, dissociative amnesia. Ikintu cya kabiri tugiye kurebera hamwe ni indwara zo kunanirwa guhangana n'impinduka z'ubuzima, ibizwi nka adjustment disorders. Adjustment disorders igaragara iyo umuntu ahuye n'impinduka ikomeye cyane cyangwa se stress zikabije, bigatera kuba umuntu yagira agahinda, akagira ubwoba cyangwa se ibimenyetso bya trauma nyine ihungabana, ariko bikagabanuka iyo ya stress cyangwa se bya bindi biri kumutera stress bigabanutse. Akenshi igaragara cyane mu mezi 3 ya mbere nyuma y'uko umuntu ahuye n'ibimuhangayikishije cyangwa se stress. Ibimenyetso kandi bigabanuka mu mezi 6 iyo bya bindi bimutera stress cyangwa se stress yakuweho. Iyo kandi ishobora no kuba acute igihe gito nyine cyangwa se chronic hejuru y'amezi 6. Ubushakashatsi bwerekana ko abana ndetse n'urubyiruko bafite adjustment disorder bashobora kugira ibyago byo kuzagira izindi ndwara zo mu mutwe mu gihe kizaza. Igice cya gatatu cy'indwara ni indwara z'itandukaniro nyine, kwitandukanya n'ibintu runaka. Ubundi dissociation ni ukwitandukanya mu bitekerezo no mu kwibuka ndetse no mu cyo twakwita indangamuntu cyangwa se ibiranga umuntu bwite cyangwa se nyine mu myumvire y'ukuri. Bigira ingaruka ku mitekerereze, amarangamutima ndetse n'imyitwarire. Dissociative disorders zishobora kugaragara nk'igice cya post traumatic stress disorder cyangwa se acute stress disorders. Kugaragara kandi mu zindi ndwara zirimo mood disorders nk'agahinda gakabije cyangwa se nyine bipolar disorder. Personality disorders nazo zishobora kugaragaza umuntu ufite adjustment disorders, ni indwara zishingiye kuri kamere muntu, ndetse yewe n'ibibazo by'imiti cyangwa se inzoga bishobora gutuma umuntu agaragaza zino adjustment disorders. Icyiciro cya kane ni indwara z'imibanire, attachment disorders. Harimo reactive attachment disorders ndetse na disinhibited social engagement disorders. Izi ndwara ziboneka cyane mu bana batoya bari munsi y'imyaka 5. Zikomoka ku kutitabwaho, ihohoterwa cyangwa se kubura umwitaho uhoraho. Reactive attachment disorders, umwana aba yigunze cyane mu marangamutima, atabasha kugirana umubano wizewe n'abandi. Naho disinhibited social engagement disorders, umwana agaragaza imyitwarire idafite imipaka cyane ku mibanire, agashaka kwegera buri wese atitaye ku mutekano we. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kuvura izi ndwara. Nubwo ubushakashatsi kuri post traumatic stress disorder cyangwa se PTSD bwagutse, uburyo bwo kuvura izi ndwara zijyanye n'ihungabana buracyakenewe cyane kongererwa ubushakashatsi. Uburyo bwo kuvura bwa psychotherapy cyangwa se counseling ni ingenzi cyane. Uburyo buzwi nka cognitive behavior therapy CBT bwagaragaje kugabanya ibimenyetso ku kigero cya 65.9% by'ubushakashatsi bwabisuzumye. Ubundi buryo burimo MDR cyangwa se eye movement desensitization reprocessing. Harimo kandi uburyo bwa prolonged exposure therapy cyangwa se cognitive processing therapy. Yewe hari n'igihe imiti ikoreshwa mu gihe cyateganyijwe, ariko hakenewe ubushakashatsi burambuye cyane kugira ngo uburyo bwo kuvura izi ndwara mu buryo bwimbitse bugaragare. Uburyo bwo kwirinda nabwo ni ingenzi cyane ko tubuvugaho. Kwirinda izi ndwara byibanda cyane ku kumenya ndetse no kwitabara hakiri kare nyuma y'ihungabana cyangwa se icyaguhungabanishije. Harimo uburyo bwo gukoresha psychosocial na somatic usobanukirwa neza iby'izi ndwara. Harimo kandi guteza imbere resilience cyangwa se nyine ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo, ari byo twita kudaheranwa n'ibyabaye cyangwa se n'ibibazo. Ubu bushobozi rero bwo kwihanganira ndetse no guhangana n'ibikomeye buba bukenewe cyane ku kijyanye no guhangana n'ihungabana.
Nubwo bidashoboka kwirinda ihungabana ryose, kwitabara vuba bishobora kugabanya ingaruka z'igihe kirekire ku buzima bwo mu mutwe, yaba mu mibanire ndetse no mu mibereho rusange. Icyo bino bisobanuye cyane cyane mu Rwanda gusobanukirwa izi ndwara ni ingenzi cyane, ku kwita ku barokotse ihungabana, ku gushyigikira ubuvuzi bushingiye ku bimenyetso cyangwa se evidence based care, no kubaka politike n'ingamba zo kwita ku buzima bwo mu mutwe zubahiriza amateka ndetse n'umuco by'igihugu. Harimo yewe no kuganira n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, psychologist, psychiatrist cyangwa se counselor, kubera ko burya bifasha cyane isuzuma ryizewe ndetse n'ubuvuzi bukwiye, bigafasha umuntu n'umuryango mu rugendo rwo gukira. Ngayo kuko rero icyo cyari ikiganiro Psychology for Better Life. Aka gace tukabagezaho buri wa gatatu, tukagaruka ku bibazo bitandukanye byo mu mutwe. Nimba wagikunze ukore like, nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Ngewe nari Muhire Psychologist, naho ubutaha mu kindi kiganiro.